Ndi papa sava. ariko se ariko ngiye cyo babwira icyo ni ikinyoma araduhingarisa dukubise igipindi babwire iyo nkuru ndayizi uzundi muntu yizi digi yabina ariko tuba tubisangiye ariko mbere yo kuba ari inkuru nawe giye kandi ufata nitwekesha amatsiko nawe icyo kunywa muretse icyo kunywa kiraba deseri mureke ko umusaza Margarita ntago nayo zana kacuma ko mwiyenero wenda papa sava bari ko ngiye gusarara ndi kubabarira inkuru undi wa mugani murendamo umusarara zana ko kacuma nayo yaraviraga nk'umuntu uzi papa sava urabizi yahimbaga hano nayafite yewe umuntu dusangiye iyi nkuru ni digi nuko atari ariko nanjye mbizo kuko iriya modoka igurwa nari wowe wabimenye kuko ariko naguze aho yaturutse ubwo rero ati gisyo cyane nicaye mu bagabo cara mugore yewe reka mubwire ko iriya modoka yaje mbihagazeho n'amaguru gusa uriya mukobwa ubundi urumva uriya mukobwa we yiganaga n'umuhungu mu ishuri rimwe ntabwo ari ukuvuga ikigo kimwe ubwo nayo ni ku kigo ndemba urabyibuka bimwe mwarimu yatubwiraga classmate twasoma bari patana rugi gutya gatoki nicyo bita ishumi nyine bari ishumi urumva noneho ubwo baranicaranaga ntabwo reka twumva ariko byo kwicarana kandi aravuga n'abakopezanya akomeza nyine urumva noneho wumva ukuntu biba byari bimeze urabona ngo bose ni abo mu ngo zidasaba umunyu ni abantu bo mu ngo zifashije zitanarahura urumva neza noneho urumva babaga mu kigo urumva muri hositeli z'ikigo hariya rero ubundi urumva nk'abantu bakuze nyine kugira kuri gahunda hari ibyo bita kumakiza no kuvuga ngo ngewe nyine yaba yansuye akubwira ni wowe fata akangaka ujye kunywa agaki agafanta nanjye ntera ibishyimbo wabikoresho ibyo turi naribonye noneho bo baremeza bati ibyo ngibyo ntitubiteganye deregite rogi umva bari uturogi twa bitatu twa bine twa bitanu aho hafi y'amashuri nko ku bantu bataratangira akazi reka rero umunsi umwe bemeze rogi bati tujye kwa pura baragiye batse icyumba banoganye gahunda barayemeranyije bakimara kwaka icyumba babahaye nyine icyumba bakingira neza muri shambure bumva ngo mwiri hepfo yaho hari undi uri gusiramura noneho nta kintu wagira ngo ni imbeba zifashe muri rwagakoco ariko mbaza gahunda ukakurikiye uzi ko habigeje ngo umukobwa yatunze amatwi aravuga ati shari ntabwo urageza undi ati nawe ariko nturageza batangira kwitana ba mwana bafata gahunda y'uko rogi kandi ubwo rogi nyine urumva ibyo bitatu bibiri nakubwiraga babaraga ku masaha nyine igihumbi isaha ari igihumbi niba ukubise mwimwe kimwe ebyiri bibiri wiminyuza kandi nkubwira ko inkuru nyihagazeho harya ngo yiziranyeho nande makurangire wamenye uzajya kuperereza ukamenya n'amafaranga bishyura ku isaha iyo bavuze papa sava rosava ni ugucukumbura ubwo nyine urumva nawe agahita abwira umuhungu ati gahunda zirasubitswe umuhungu ati guteze ati waya ati ibintu ndimo kumva ntibisanzwe wambabariye tutabijyamo abo bantu bakaducika tutabarebye tukaba tureze wenda abantu biyaminiye gutya umukobwa ashobora kuba yarabonye wenda avuga ati mpafatire n'agasomo reba abantu hari ibintu wumva uriya muhungu yabakuyeho hari ibintu wumva ugakenera kumenya ba nyirabyo nuko noneho umuhungu ati wamugane barategereza ngo ntibanatinze ariko ubwo wenda induru ishobora kuba yari yo guca ijosi ry'inkoko bagiye kumva bumva iratuje
bati barasohotse nabo bahita basohoka bahorera hehe koridoro baza ngo hasohotse nde so umukobwa n'akana gatoya uwo mukobwa wari uri muri icyo cyumba se uwo wavugaga ati tubanze tureba ari bo babagiraga aho hose iyo ariwe umuganga wasiramuraga yewe baba data we urumva hahise hasohoka usanga papa niwe porofeseri n'akantu gatoya ise niwe wari porofeseri urimo kwigisha umuziki ako kana se ubwo niko kari nihirije uba kari gafite umwarimu ukaze wowe umukobwa ngo akubite se amaso ntabwo igihumure cy'iki ashinga iryinyo kuri rinda araceceka se umukobwa ntareba umukobwa ashinga iryinyo kuki kuri rinda araceceka hatagira umenya ibyabaye basa n'abataziranye bose ngo barumye nyine ntihagire uhindukira ngo arebe undi nyine baruma barajijisha basa n'abataziranye ubwo ngubwo nyine bamwe bacaho ukwabo urumva ntimwamuvugana ntacyo ntamuhuriye bamwe bacaho nyine ngo se n'umukobwa baragenda umukobwa ntasigarana n'umuhungu we umuhungu ati turababonye twigenda ati mbega urusaza umukobwa nawe arajijisha umuhungu ntiyarazi se ntiyarazi ko ari sebuzi umukobwa nawe yarategereje aho azavana isomo aribonye kuri papa umva umuhungu ati twigire mu byacu umukobwa ati reka mubwire ati sheri ati ndumva umutima umwutse kubera iriya nduru ati tubyihorere tugende umuhungu ati ariko ntabwo bishoboka nishyuye amafaranga yanjye umukobwa ati nyihanganira bise bihinduka kandi urukundo nawe urazi uko bigenda nabo bahita bagira bate barasohoka umva umukobwa yabaye akimara gutandukana n'umuhungu ubwo na se nawe yari atandukanye n'iki n'umukobwa isa ahita amuhamagara ati duhurire mu kabari ahangaha kari hafi aho umukobwa agitunguka ati wakaraya we wanshinze wincege mu baho umukobwa ati papa ati ceceka tuza gato ati stop isi aramubwira ati ubu ngubu urugo rwawe na mama ruhite rusenyuka ati ndagufasha undi ati umfasha wowe wari uje kugira ute hariya aramubwira ati ariko ngenda umukobwa ushobora no kuba narinje kuganira na fiyanse wanjye uzansa wowe ko ufite umugore mwubakanye ujya mu buraya mu bwana ubyaye wunuzukuruje uti ati ndarusenya ati yewe mama nta mugabo afite we ati yewe gatatu umugabo ufite urucyaza ari nkawe umukobwa arasara umusaza nyine aburiye areba amubwira ati rero urabona twese tuguye habi reka nkwereke nshikira ariko ibintu bigarukiraho umukobwa ati kiro ati nshikiro uceceke urimiri nawe aho wari ugiye naha nyine nawe n'uri umutaga twese duhuriye mu rusengero umukobwa ati uzi ikintu naburaga ni imodoka sinshaka moto ngurira imodoka uko iba imeze kose igera ahangaha mbona imodoka ninayibona ndabibwira mama n'abana b'iwacu ni kuri iyi modoka yaje ni kuri iyi modoka yaje urumva abandi ngira modoka ngo yavuye ngo abandi mukajya mwibaza fiyanse utagira igara kuri modoka rumbi burya inkuru yagiye inyura hariya hirya irongera iragaruka irongera ariko iyi ndushyi yo ubwoko yakoze kayita none isi uracyazikoreye ariko noneho niwe wagize wahuritse wa muhungu bari babishinze ubwo wari uri aho utazi ko ubukwe bwapfuye mwana nari kubimenya gute se n'abakwe batabimenye reka mbanze nkubaze wiki ubwo witetanye izo nsina uzikoreye mwari mwabisezeranye ntuzi se njye nyine bari babishinze ntuzi ko babigushinze bugapfa mwarabifanze ku buryo ndebera ariko uburyo wazihambiranije yahambiriye nyinshi yewe ndazihera n'inka zanjye ziziri reba uko wigenza ariko se wararumize azakuka mwe murimo kumva ubukwe ngo bwapfuye wowe ntiwagezeyo oya njyewe rero reka nkubwire hari ibintu buriya ntakora buriya ariko hariho abantu b'abagomewe umuntu akure gutegura ubukwe usabe ukwe ukodesha aho uzakorera ubukwe ukodesha amamodoka
ukodesha imyenda narangiza ngo ubukwe burapfuye. Nyamara reka mbabwire aba bantu ibi bintu bizabagaruka, ariko bibagaruka bizabagaruka. urashaka kumbwira ariko mwebwe muzi uko byagenze? Nibyo bavuze ko indyarya n'iki n'indyamirizi. Wowe ni gute umukobwa wenda baramukwimye cyangwa se imiryango ifite icyipfa ukavuga uti ngewe ndamurongora, wenda nabikoresha uburozi, nakoresha amafaranga ngo kugira ngo ukunde werekane harya yuko ngo nubwo baguhimye ariko ubaruta? Ubundi ubukwe ko ari jaride buri wese yakagombye kwishimiramo. Iyo umuhungu avuze ngo agiye gushaka umukobwa hanaka ngo mbereke ko bishoboka ngo mbahime ngo murongore ndushaka duhite dutana, nabo bamweretse ko nyine atari agafuka imvugo arimo. Hari nubwo yari bumugezeyo agahita muta. Nabo baberetse ukuntu baryumyeho ariko rero kumbe bari bazi ikintu kibyihishe inyuma. Ukuntu byaje kugenda bahise bafata urwandiko, icyapa, itangazo, barandika bamanika hariya. Bamanika hariya bandikaho bati bashyizeho gasopo se, wowe Gasikire nta bukwe ufitanye n'umukobwa wacu Roza. Urumva rimanitse hariya. Nabo ntibabisomye kw'irembo, bacunze mu nzira baturukamo. nabo ntibabisomye kuko bari babizi. Yari icyo bavuze, bahise bamera nk'imbwa yumvisha icyuya cy'ingwa hafi. Mureke mbabwire buriya nuko hari umuntu wari wanyibiye akabanga sinirirwe njyayo. Nari kubatuka nk'abatuka. Nawe ndakuzi. Dusabwe ati wihinda icara ahangaha ntitujya mu bukwe nari mwishe. Bire wanditse hariya ni ibiki? Ibyo utabonye se ni ibiki? Hakurisishanura Ni biki? uzi kwanditse ngo ahangaha ngo kujya kwituma ngo ibikomeye bya Solide ngo ni ijana. Ese ni ibyo ngo ni senga. iriya tangazo rimaze igihe nari nzi ko ntawe utararisoma. Nari nzi ko mwese mwaribonye. None se icyo atababwiye ni iki? Nyine handitseho ko ugiye kwituma ibikomeye bya Solide ni ijana. Hanyuma ibyoroheje bya Likide ni senkani. Ariko bitabujije ko ngewe nashyizeho na resituruni. Uramutse ugiye inshuro 3 zirenga ubwo nyine tukubiramo tugakwanya akaba senkani. Nese ku buryo wishyuza n'abashyitsi bawe koko? N'abashyitsi banjye Ese unaringiye utandeba koko? ariko rero sinabyitsakira. Ariko Wakoze umushinga wo kwishyuza abanyi wawe. uzi ko wihangiye umurimo. Nese nima ku buryo wishyuza n'abashyitsi bawe. Ko se abashyitsi banjye ibyo ngibyo hari aho bihuriye. Ibyo se ni poroje ukwayo. Ibyo kunsura sinumva ngo iyo mugiye za Kigali mugenda mwavunjishije ibiceri mukagenda mugenda mubyishyuraho. Ubusowe bicuza umufarano waho umuntu amazi. Ni nawe ko Kigali ari urugo rw'umuntu. N'abashyitsira Kigali ni urugo rw'umuntu se abashyitsi ariko ubwo muzi ukuntu iyi poroje yamenze. Ndemba namwe Muzayishyura utazayishyura azajyane iyo mari yo kurinya mu rugo bakakwishyura izaguhira. Ariko rero Ubu ngubwe nafite senkani nakwinyaraho. ibyo ntiwabimbazaho wanyara ibyo birakureba. Ariko ubwo ngubwo ariko kukimukina muri business y'umuntu urumva. Jewe rwose uramutse uzanye imikino nakubwe ntayatahariya da nawe ukaruhirwana nayo wayahata unayayora ariko keretse nazi gukizwa n'amaguru. areka murebe Papa Sava usobanutse utirirwa burana nkamwe urebe ko nyishyura rata akira agafunguza ibindi biranze. nyishyura Ntacyo mbonye. ngo biranze byanze bite? Oya Papa Sava uranyishyura ibyo byihorere uranyishyura. Nakwishyura none se ko tutajyanye ngo ndebe ko nako bigenda. none se ko ari ibya Solide na Likide ngiye nkaba mbonye gaze hariya yanditse. umva rero nkubwire Papa Sava uranyishyura ibyo byo ntubigire urufunguzo ruvuye mu mufuka. Amafaranga bayiba abagomba kwinjira. Urumva ntabwo nagukurikiye ngo ndebe ko ari ibikomeye cyangwa ari ibyoroshye. Urumva ako sindi baraye amagambo yawe nk'ay'abagombozi ko ngezeyo nkashakisha ngaheba uragira ngo nkwishyure ntacyo nkoze. Papa Sava twumvikane urayampa ntuze gukinira muri business ariko se business yawe ugiye kurwana. ntabwo nigeze njyana nawe ngo urayampa
oya kurwanira ibyoroheje n'ibikomeye ugiye kubigira intambara se ariko se ntabigira intambara ni gute umuntu se tureke kuburanira ibyo bintu hano ahangaha njye ndumva biri no kunterese se uza amafuka wasima amafaranga ugura ndawuzi urumva hanyuma usanze nta soko irimo urumva none se si ibikomeye bya solide n'ibyoroheje byari kide bisukika nese ko ngezeho bikabura nibara amagambo yawe urimo ndagura hano ya nka y'abagombozi ngengezeho ndaheba urumva kandi gaze ntawe yishyuza mbonye gaze gusa urumva ariko papa sava mwaretse gukira muri business y'umuntu ubu ngubu nakoze projet none murashaka kwikira none se ubu tugiye gukurana ibikomeye n'ibyoroshya yamuhuca amazima ntayo namo none ibikomeye bigiye kuba ibikomeye wakwihagarika muri toilette ngo urishyura ndishyura oya nakwishyura ariko ntacyo mbonye rimba nayo nako hakoze ubundi ibyo byadutse bite business ni iyawe si wowe wayishinze ariko rwose byaje kera sinzi impamvu byaje kera se niba mubwira yuko nyine ngiye mbonye gaze gusa uragira ngo bigende bite noneho niba atarimo kwemera nashake ikintu kikamaramaka ya business siko bimeze rero niko bimeze urumva wowe dore ngiye kuguha inama icya mbere urumva niba uzi ko serivisi ari iyawe wanditseho ibikomeye n'ibyoroheje n'ibisukika noneho ndagira ngo ufate kamera uzishyiremo hariya ujye wicara kuri ekara utunge mu myenge yacu n'ibisuka hanyuma uje hano ntiwirwe uburana nawe umubwira uti byagiyemo gutya inama ya kabiri shaka cya kintu gipima imitingito ugitere hariya ukensitare muri sari wawe cyangwa wowe wicaye ahangaha noneho bi iguyemo ujye ubaruvuga uti ntacyo wambeshya cyangwa se icya gatatu sibyo icya gatatu buriya ashobora no kugira gutya akajya amenya ngo dururu cyangwa piripipipipi wagenda ukubaka kumba ugashyiramo idirishya ukajya ureba aho turi harunguruke icya kane none se icya kane gishoboka rero ni uko yajya umuntu ugiye kujyayo akabanza akamubaza ati wariye iki nakubwira nti nariye imyumbati wenda n'imigati ukamenya ko yari magana ni solide ikomeye cyane namubwira ni potaje n'iki wenda n'isosi urumva ko ari durururu ariko se ubundi durururu ibikomeye ariko byoroheje ubyishyuza nk'ibikomeye byo gukomera gusa ako ni akabazo kamwe mfite akandi ndashaka kukubaza nk'ubu ko shwiririri y'abadamu ibera hamwe na po yabo ariko po y'abagabo iberamo imbere yakwaka papeje niko ukabimenya ariko umugore yayikwatse biba ari ibintu bibiri hanyuma ndashaka kumenya abadamu ubundi bitandukanya gute twebwe shwiririri ni hanze kuri iri ntwari ni senkano uhita byiyandika siko bimera abadamu abigenza ate si icyizere akakubwira ati ngiye muri shwiririri ukamukubita papiye jenike cyangwa aravuze uti sinjya mbitandukanya ni 75 hanyuma nkurege ko uwohotera abantu ukurikije igitsina cyabo ese ubundira iyo bizinesi yawe irimo gutuma wicisha abantu ibi barimo nka bamwe bakodesha amazu mu mujyi cyangwa hehe barangiza bakakoreramo bafite n'abakozi kandi urabona yuko hashoho gahunda yuko muri biro hagomba kuba harimo amazi umukozi akanywa iki amazi noneho agahita akodesha inzu ariko abo bantu bubakishije ayo mazu bakavuga bati tuwarete ni ku ruhande noneho nawe bosi ukajya uvuga uti amazi arahari ariko tuwarete ni hehe muzajya mwishyurira kandi umuhemba kuki ku kwezi cyangwa se nawe ari kwishakishiriza ubundi ni gute abo bantu bishyuza umusarane batishyuza sanseri yegora asanseri si itwara abantu benshi bagiramo rimwe ko ntawe uyishyuza ariko bagatinyuka ngo wishyure umusarane kubera ko amazi baba bazi ngo ari aho hafi bati bizikuba ubukungu bizikuba kumva urimo kwica uruhago rw'abantu urimo kwica za nisi z'abantu ubundi ndimba tuvugisha ukuri iyi bizinesi washinze iwawe urayisorera ndakubajije ncubize iyo ntuzi iyo bizinesi yawe ifite tini nawe iranditse ibyo se hari ibyo ushinzwe ngewe andika tini namba ahangaha nyibone ndahita nkuba gatatu asoni mwagiye mwubahiriza umuco w'abantu uraseriva abantu warangiza ngo bishyuraho bihagaritse bitanese no kutwishyuza inzoga twanyweye kandi twazinywereye iwawe ariwe waziduhaye ndimba andika hano tini namba ndikabishyura